Uyu munsi ndagira ngo tuvuge ku nzozi, tuvuge igihe umuntu arota abona imyenda ye iri gushya. Aha turabisobanura mu buryo buri psychologique, uburyo busanzwe, turabisobanura n'uburyo bw'ubwenge bw'abakongo, ubuhanga bw'umwuka. Munsi ndifuza ko dusobanukirwa, twarabivuze ko tuzajya twiga ibintu byinshi kugira ngo tubanze twisobanukirwe, kugira ngo tubanze tumenye Imana. Twabirabivuze iyo wimenye, iyo wiyizi ubuza Imana, iyo wimenye uba umenya Imana. Yego. Mu buryo buri psychologique rero, kurota imyenda yawe ishya bisobanura kuvugururwa cyangwa impinduka nshya mu buzima bwawe. Gushaka gutangira ubundi buzima, kwiyubaka cyangwa guhindura isura y'ubuzima bwawe imbere y'abantu. Iyo imyenda isa neza iba isobanura ibyiringiro n'umunezero. Iyo ishya ni ikimenyetso cy'uko hari ibintu bigiye kuvugururwa, nubwo rimwe na rimwe bisaba gusiga ibyo usanzwe uzi. Mu magambo magufi, inzozi zawe zivuga ko hari impinduka nshya cyangwa isuku nshya mu bitekerezo n'imibereho yawe. Biri gusobanuka? Mu busobanuro bwa gikongo cyangwa mu mwuka w'ubwenge, abakongo baravuga bati imyenda ni igihagararo cy'umutima. Iyo ishya, umutima uba ugiye kwambikwa umucyo mushya. Mu mvugo yabo, imyenda ihwanye n'ishusho y'ingeso, ibitekerezo n'imyitwarire y'umuntu. Kuyishya cyangwa kuba ishya bihwanye no gusiga ingeso za kera, gukora isuku y'umutima cyangwa guhishurwa mu rwego rushya rw'ubwenge. Ni nk'uko mu byanditswe bavuga kwambara umwenda wera bivuga kubaho mu kuri no mu rumuri. Sibyo? Ubusobanuro bw'ukuri ni uko urimo guhinduka mu buryo bw'umwuka. Ushobora kuba uri mu gihe cyo gusiga ibya kera cyangwa ibyakuvunaga kugira ngo winjire mu buzima bushya bwo mu mutima. Umwanzuro, hari ibindi tujya twita ibindi byo kwiga no kuzirikanwa. Ibi nabikuye mu gatabo k'inyigisho z'abadive bifasha abakuze kwiga karindwi, ngo ni ibindi byo kwiga no kuzirikanwa. Imyenda ishya, kuvugururwa, guhinduka, kwinjira mu bundi buzima. Inzozi yawe gare, ubutumwa bukubwira ngo wari mu gihe cyo guhinduka, ugomba kwiyambura ibya kera. Abakongwe barabivugaga batya bati, iyo imyenda ishya mu nzozi si ikariso y'igitambaro, ahubwo ni umwambaro w'ubwenge. Uwambara isuku mu nzozi yiteguye kwinjira mu rumuri. Ari muri Bibiliya cyangwa ari mu mwuka wa Bibiliya bavuga ko uwambara isuku mu nzozi yiteguye kwinjira hehe? Mu ijuru. Murakoze cyane rero, ndakeka birasobanutse. Imana iduhana umugisha binyuze ku mwana wayo, nzira y'ukuri ari we Yesu. Nzira y'ukuri ari we Yesu. Yaravuze ngo ndi inzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye, kandi uvoma amazi, unywa amazi muhaye ntabwo azagira inyota habe na hato. Murakubyumva rero icyo kurota imyenda ishya bisobanuye.